Tubahaye ikaze inshuti za Smart TV nk'uko mu biganiro byacu bya buri munsi tugaruka ku burezi. Hari ibibazo byibazwa tugomba kubona ibisubizo hano kuri Smart TV. Cy'umwana w'umuhungu mu mikino y'abana akina ari papa, cy'umwana w'umukobwa mu mikino y'abana akina ari mama, cy'umwana wanjye ageze imyaka 5 ataratangira kuvuga, umwana wanjye atajya umuhanga mu ishuri. Ahandi uzasanga ibisubizo ni hano kuri Smart TV. Ubuzima bw'umwana nk'uko ubushize twawubagejejeho tukageza avutse, uyu munsi turabaganirira ku buzima bw'umwana wavutse kugeza ku myaka 3. Urangwa n'iki? Aba yitwaye ate? Ubwenge bwe butekereza bute? Mukurikire hano kuri Smart TV. Ikimenyetso cy'umwana ukivuka cya mbere kigaragaza ko afite ubuzima cyari amarira, cyarukurira. Mu kinyarwanda cyiza cyacu tukaba tuvuga ko ari ikimenyetso cy'ubuzima, kubera ko umwuka uba uciye mu mazuru ku nshuro ya mbere. Umwuka rero akaba ari ikimenyetso cy'ubuzima, ariko kurira k'umwana nanone akaba ari ikimenyetso cy'ububabare. Umwuka uba uviyerije amazuru y'umwana. Kugira ngo byari byakubaho amazi akaguca mu mazuru, wumvishe ukuntu biryana. Ni nako bigendekera umwana ukivuka. Ububabare ahagirira nawe akabasha kurira. Uriya atarize ntabwo yaba yahumetse, uwo mwana yaba atariho. Ni muri rusange rero dukomeza kubagezaho ubuzima bukurikiraho nyuma y'icyo kimenyetso. Umwana ukivuka na nyuma yaho kugeza ku myaka 3, ururimi rwe rurangwa n'ibimenyetso. Ntabwo ari ururimi tumenyereye, ntabwo ari ururimi ruvuga. Iyo ababaye umwana akubwirisha ikimenyetso cyo kurira. Iyo yishimye nabwo afite ukundi abikwereka, bigendeye ku mitekerereze, bigendeye kuri imyitwarire yiwe, psychology yiwe. Ni ukuvuga ngo igihe cyose umwana akoresha ibimenyetso. Iyo ushyize ikintu hafi y'umunwa, umwana arangwa no gukurura, reflex de scission. Wamukora mu bworo bw'ibirenge, umwana akarangwa no kuzamura amaguru. Wamuryamira n'amezi 8, umwana aba atandukanya abantu kandi akumva amerewe neza iyo ari mu muryango. Ku mezi 9, umwana aba ashobora kugaragaza ishyari no kwigana icyo abonye. Aba ashobora kugusezera uvuye mu rugo akubwira bye bye, mu gukurikirwa akubwira bye bye. Mu gukurikirwa k'umwana wari ufite byose mu muryango, habonetse akandi gahinja aho mu rugo. Ariko nubwo habonetse akandi gahinja, umwana wari witaweho neza, umwana witabwaho na mama n'abandi bavandimwe be mu muryango, habonetse akandi gahinja, hari icyo kari butakaze byanga bikunda. Ari bugitakaze biturutse kuri ako gahinja kavutse, kuri ako gahinja gashyashya. Nta kundi kibondo, ariko ihangane bibaho. Paul ni ukuvuga bari bamwitayeho bose, abavandimwe be. Buri muntu wese yazaga ateruye umwana mushyashya, ariko yazaga ateruye umwana usanzwe mu rugo. Ariko uyu munsi hari umwana mushya uri mu muryango. Ibi rero bigakora yuko umwana wari usanzwe yitaweho agira ishyari, ariho haturuka icyo bita mu ndimi z'amahanga rivalité fraternelle. Aragira ishyari rya kivandimwe kubera ko bamukuye ku ibere. Nta kundi Paul kibondo. Aha turagaruka ku buryo bwiza bwo gukurikiza umwana. Umwana mu buto bwe akeneye kurya indyo 2, ibiryo anyuza mu kanwa, ariko agakenera cyane no guteteshwa. Akeneye ration alimentaire et ration de tendresse. Si byiza rero babyeyi, rubyiruko, mwe babyeyi b'ejo, gukurikiza umwana ukiri muto. Burya uba umuhohoteye, hari ibyo uba umuvukije
ariko nanone ntabwo wabireka. Umwana akeneye gukurikizwa, ariko agakurikizwa igihe cye kigeze. Muvane ku ibere gake gake, atari ukubyuka mu gitondo wasange wamukupiye amazi n'umuriro. Aha gucutsa umwana ukiri muto bimugiraho ingaruka nko gutinda kuvuga, kudidimanga no kutishima, bishobora kumuherekeza no ku myaka ye mikuru. Umwana w'umurakari ashobora no gusubira inyuma, kwinera, kwinyarira, cyangwa se akajya anyara ku buriri. Ntibigutungure rero nuhura n'umwana mukuru wimwe ibere, nuhura n'umuntu mukuru wimwe ibere, ukabona afite imico yindi. Rimwe na rimwe hari igihe biba bituruka ku mibereho yagize, hari igihe biba bituruka ku buzima yabayemo, uburyo yacukijwe, ugasanga nta santima yigirira, nta kundi. Nanone ariko nutamucutsa ku gihe nabyo si byiza, bishobora kumuherekeza mu bwenge, agahora yigira nk'uruhinja, kandi yenda afite imyaka 7 ntakure mu mutwe, icyo bita infantilisme ou absence de maturité. Twibuke ko hagati y'amezi 10 n'amezi 18 umwana aba ashobora gushyirwa aho yituma, kandi ibice by'umubiri bigenga kwituma biba bikora neza ku buryo uno mwana aba ashobora kubibasha. Iki kiganiro ku bijyanye n'isuku, ku bijyanye no kwituma k'umwana, tukaba tuzakigarukaho by'umwihariko, kuko birababaje kubona umwana utaratojwe isuku yo kwituma, ukabona umwana winyaho, ukabona umwana utavuga ko akeneye kwituma. Ibyo ngibyo rwose ni ikibazo kiba gikomeye mu muryango. Babyeyi rero mube hafi y'abana, nimudatoza abana banyu, nimudakoresha ubushobozi abana bafite, ubwenge bwabo, ibyo bashobora ngo mubyaze umusaruro, nta kintu abana bashobora kugeraho. Mu buzima bw'umwana abayemo ku mezi 6 atangira kuvuga imigemo nka pa, ma, icyo bita mosilabe. Aya akaba ari amagambo, nubwo avuze pa avuze byinshi, nubwo avuze ma iryo jambo risobanuye byinshi. Kuri we ashobora kuba avuga ngo pa, papa ndashaka ibere, mama ndashaka ibere, ibintu nk'ibyo. Mama ndumva ntameze neza. Umwana rero nakubwira ariya magambo ujye umutega amatwi, ahubwo wibaza impamvu ayakubwiye, kimwe nuko ashobora no kuyakubwira kubera ko akwishimiye. Aya majwi y'umwana rero agenda asohora gake gake mu kanwa ke, afasha amatwi kumenyera ururimi rwacu, kumenyera imvugo yacu. Akaba ariyo mpamvu uko asubiramo, uko umwana avuga ijambo, nawe ugomba kumufasha kumureba, mukavugana murebana, kugira ngo ururimi rwiwe rubashe gutera imbere. Aha kandi nk'umubyeyi, nk'umuntu wirirwana n'umwana, urasabwa kuvuga neza amagambo uko asanzwe avugwa. Niba umwana avuze ngo unana, wisubiramo ngo unana, ahubwo uvuga ngo umwana. Nubwo atavuze umwana nk'uko bivugwa, si uko atazi ko yakumvishe, ahubwo nuko ari byo ashoboye. Ba hafi y'umwana rero, umusekere, umusubirishemo amagambo aba avuga, kuko ari cyo kizatuma umwana amenya ururimi vuba, kandi ayo magambo agatuma ubwonko bwe bukura. Umwana muto wabonaga ibyishimo mu konka amabere ya nyina, nyuma yo kumera amenyo atangira kumva yishimye iyo arimo gukoresha ya menyo yiwe. Ari nayo mpamvu uzasanga umwana aruma mama wiwe mu gihe cyo konka, nuko aba yumva ari ibintu bishya yungutse, ayo menyo akagerageza kuyakoresha. Yabonaga ibyishimo mu konka mbere, ariko uyu munsi atangiye kubona ibyishimo mu kuruma umubyeyi wiwe. Ni ku mezi 18 n'imyaka 3 umwana avumbura igitsina cye, akamenya ko ari umuhungu cyangwa umukobwa. Aho uzasanga yigereranya, ashaka kwitegereza papa wiwe iyo amusanze mu cyumba, cyangwa ugasanga yitegereza mama wiwe iyo amusanze mu cyumba. Kuri iyi myaka umwana aba afite kwigana kwinshi. Niyo mpamvu uzasanga ababyeyi benshi bafata abana babo nk'aho nta bwenge bagira, hahandi n'imikino yo kubaka urugo, hahandi imikino y'umugabo n'umugore, umwana nayibona uzasanga arimo kuyigana. Umubyeyi rero uritonde,
kuko inshuro nyinshi ibyo abana bakina ugasanga umwana w'umuhungu arakina ari papa, ugasanga umwana w'umukobwa arakina ari mama. Akenshi hari igihe baba barabonye aho ababyeyi babo barimo gukina mu cyumba. Niyo mpamvu ababyeyi muri rusange mugomba kwitondera imico y'abana bageze muri iki kigero. Ntimukavuge ko ari abana batoya, umwana avuka yuzuye afite ubwenge, ahubwo ikirutana ni uburyo ubwo bwenge abugaragariza abandi. Niba utarakora subscribe ntiwibagirwe kanda share. Ibiganiro byacu umunsi ku wundi tuzajya tubagezaho udushya ku buryo ibisubizo byose by'ibibazo mwibaza ku bigendanye n'uburezi, ku bigendanye n'imyitwarire ya muntu, ku bigendanye n'umwana, byose kugeza umuntu ashaje tuzajya tubibona hano kuri Smart TV. Mwakoze cyane.